bwenge we uri bwenge, bwenge we uri bwenge, bwenge yari umusore ariko uzi ubwenge, bwenge ewe ntabwo rero uzigera umusangayo bica nyine subireho nta mafaranga mbese amafaranga amafaranga buriye n'ibyo ndi kukubaza uriya bwenge nta muntu mbeshya unigiye abantu bafite ifaranga turakora mbese waramukunze se ko nyine nimba waramukunze bisaba akantu nyine mwana umunota ni ijana ndabizi man ndabizi ariko aho ndabandi kubara iminota ni ijana baza wemeze ni ijana nyine akazi k'iyi minsi ko gahugisha abantu nasi ubundi ewe na mukuru wanjye nyine ngo abari mu kazi ko karabahugije pe mw'iyi minsi sinzi bo none se muraba mwicaye turaba twicaye natwe nta kibazo noneho karibu murakoze karibu ikaze manze agire kano kantu ndaje sawa nta kibazo amakuru se shani neza naho se wowe amakuru yawe shana nanjye mwari bitumba naje ahangaha kureba inshuti yanjye mu bigo nubwo mba nasanze adahari nitwa Remire nanjye banyita umutoni umutoni ntabwo ari bwa mbere nabyumva tu ubyumvishe kenshi cyane nubwo ari bwa mbere tuganiye ariko nari narahoze mbyifuza cyane se sha cyane tu yego uri urazi wowe uri mu bantu narebye nkikubona bwa mbere naribajije numvamo ikintu ati se ni iki cyabaye kuri njye yego kubura se wumvise ari nk'igiki cyakubaye sha simbizi tu simbizi ariko nyine hari impinduka muri njye yabaye tu yego urasa wumvishije uhindutse ute se wumvishije uhindutse ute nyine byaba byiza mu gihe ibyo niyumvishe wenda bigize ukuntu bicamo neza byaba byiza kurushaho kabisa n'abundi buri urebye sha hari uburyo umuntu nyine agira ikintu kimuzamo akabura uko abivuga nyine akicecekera tu ariko buriya hari ukuntu nawe ndimo gutekera nka bati nzagushaka ujyana ahantu hamwe nko ku mucanga ku mazi nyine dufiringe akayaga ko ku kivu mubwiye n'ibyo byose tu sha ni byiza nyine nanjye ku mazi ndahakunda wabikunda sha nta kibazo uzaza tujyayo bundi narabibonye tu ko wabikunda sha nta kibazo ahubwo rero turaza kuvugana ume kontakiti zawe tuzavugane tubipange neza tubinonosiye maze tugire tu nta kibazo urabona ntacyo byari bitwaye turi kumwe uri umukobwa w'inkumi nanjye nkaba umusore sibyo nibyo n'abantu ahubwo uraza kunshira nimero yawe ya telefone ngaho yinjiriyemo tuzavuga nta kibazo akanzishiremo byaba ari byiza kabisa abantu ko mbona basa nk'abishimira aho buri uriya mukobwa namara kugira umukobwa namara gutaha buriya ari amafaranga arayampara twabona mbuze ubwenge kandi ndi bwenge umva kagende noneho mwishyuze mbere kuko ndi kubona ukuntu ameze yahita nyambura kabona arangendanye kagende mwishyuze mbere noneho ku buryo n'utaha azajya yemera kwishyura mbere kagende sha bwenge we uri bwenge, bwenge we uri bwenge. turaburanye twari tuburanye wa mugabo wese ko wagiye ukajya mu bintu by'amafaranga ukibagirwa n'abantu mwiganye ko twariganye birumvikana ntibishobora gafashe muri iyi minsi ni komisiyoneri ntacyo ubaye ibaze kuba twariganye nkaba ndi komisiyoneri nigwa ndataza ngo telefoni ngo inzu wowe waragafashe uri kugenda wicara mu biro ibifaranga byizana urumva hatari n'ikibazo amafaranga nawe urayafite amafaranga sinayahe ibuka nayahe ibuka nawe twiganye ibintu byari nabi
nta mafaranga ufite ariko saa izi ngizi urayafite. Oya, ibyo by'umuntu agomba no gushima n'Imana kuba umuntu aba akiriho. Si ngombwa reka gutunga ibifaranga byinshi keretse nkawe mwabimenyeye da. Oya aho ugejeje shimira Imana kuko aho ugeze ntabwo wari uzi ko uzahagera. Oya, ibyo byo niko bimeze. Umuntu agomba gushimira Imana. Tubwira nanjye ngiye gushimira Imana. Hari igihe njya mbona nk'ikiraka naraburijwe nakubiswe. Navuga ati reka njye gushimira Imana. Ariko umva indi mbogamizi ngira. Uzi ko hari igihe njyayo nawe ngiye kwinjira nko mu kiliziya nkahita mbona message ngo nshakira inzu. Nkahita mbiva mujya gusenga mukajyana na message mukajyana n'akazi byose mukajyana bwite ahehe. Ariko byo mu mutima yo tuba tuyishimye. Ariko buretse gato iyi nzu iki nacyo ni ikindi kirakata. Wabibonye abakomisiyoneri tugira amahirwe. Imana ibana natwe. Ibyumba 4 na saro na toilette mu nzu. Iyo ndayibona tu. Iyo byanze bikunze ndayibona. Ahubwo nyibyibuka. Yanzu yawe wambwiye. Narayibonye ibyumba 2. Ni binini. Yo gucururizamo na ahantu hahora hanyura abantu guca. Ushira n'ibintu kesho ugasubira kurangura. Ibintu byose ubwo nukuvuga ngo nta kintu. Shiramo majyane urangure. Urapakiza fuso. Ejo bagahita majyane. Ngo nukuvuga ngo rero niba iyo nzu wamaze kuyibona niteguye gukora. Kuko urabona Remi muri iki gihe no gukora business zunguka zihuta. Ereka wakuranye nanjye. Yewe Remi. Uzajya ugenda mu gasantere hose ubaza. Sinzi kuyindi. Ubaza Remi. Bareta ko yangura imituramuzi mu komisiyoneri twese twemera. Ibyo birahuriranye. Ku iyo nzu warayibonye kandi ukaba warayibonye ahantu heza. Wowe gera utuze. Nta muntu utanze. Birumvikana rero muri iyo santere kuba bakuzi ko nanjye bazahita bamenya cyane. Oya buriya ukuntu nanone bakumbwiye abandi bakire bagenda baza bashaka utuntu bambwira ngo hari undi mukire ngo ugiye kuza kandi niwe bambwiraga narabyumvishe rero ahubwo nyibyibuka abona turi inshuti. Mu minsi meruka ahangaha naraje nsanga udahari baza ngo nawe uriye n'abandi. Baza usibye nabo kagira inkuru ahubwo uracyasetsa nka kera baje baza hano urabazi abakomisiyoneri n'abakobwa rwose. Mushakaga nyine ari haramunzu nandi kugira nje kumubwira nimba umushaka nyine aze tumuvugana. Nabona mushakaga. Ese mwana. Yo. Babakobwa cyagiye nasanze hano. Babaje kureba. Babande se. Baje gushaka kureba njewe nyine. Ese Mani bwenge manje bwenge mu bantu. Kubaza. Barakobwa baje kureba ni wowe ni niyo. Mani barabakobwa nyine tu urebye. Nje babaje kureba. Wese ngo muvugana ikimani kukiri muto. Ako ngiye ko ari gukina damu n'urusoro. Ariko nkagutsinda nako gikongera. Gukina n'abana niko bimera. Niba abakobwa twigeze guhurira ahantu ku muhanda. Wowe se ma. Ako nyine banze tuzuje wumva man. Abakobwa twigeze guhurira ahantu ku muhanda urumva. Nyine mbona bameze nk'abantu bafite icyo bashaka. Urumva umuntu mbese nyine ufite icyo ashaka udatuje. Ni muri byo bitumumenya. Nongewe ndabije turiganirira bisanzwe urumva nsanga hari ahantu bari kujya urabona reba bari bagiye gusura ngo wa mukobwa reba hajya ku munara mani vugiye ndashyize mu bwenge bwinshi mani bagine we mubwire mani urabona hajya ku munara nyine wa mukobwa wo hepfo y'umunara we tumubona rwa rugo nyine dukwabona niho ujya mukobwa nimba yitwa Karine nimba yitwa Ngoki sinzi ukuntu bari kumuvuga niwe bari bagiye gusura urumva noneho babuze inzira bacamo no nyine ndabayobora hagati mucangaha urumva namvuye no kuvoma mita bishira n'umusano w'ikumbe kandi iyo ari gukubeshya bitubibona niyo ntari gukubeshya niyo ntari gukubeshya urabibona ariko ubwo ntabwo nsa nk'umubeshyi ubundi isura yanjye y'ububeshyi nyambare se ubibona nambare isura y'ububeshyi mbona mangira bimeze bite barakobwa nubo babaje kureba cyane ubundi mva nkubwire ngiye bahangaha n'uru abashyitsi b'abakobwa urumva n'abashyitsi nyine batari bakuru nkaho ningiye babaje kureba ubwenge bwawe ndabuzi sibyo nibyo n'ubushuma n'ububandi sibyo byabana ku myaka ufite abakobwa bakuru nta kintu mwavugana aho si kubabwira iki
icyo nzi ukunda ni kimwe isambusa na capati ahubwo wema amakuru ya nyayo ndakugura capati iyo sambusa uzanye se nyine w'amafaranga uraswigura ko ubwenge wabaye tuhajya ugira ubwenge bwa nyabo iyo capati yawe nzi se ndayikugurira capati se si ijana ubwo wemeye ntabika ngo amakuru mwana nyine bari abakobwa baba baje kureba mu bigo tu cyanyiramigo cyanyiramigo ntabwo baje kureba umutipe nk'uriya mani uraho upohesheje uzi ukuntu mani mukuru wanjye abatuje reba mani ahubwo nka bariya ngiye icyaba ibyo ngibyo by'abakobwa nta nubwo ajya icyaba muri akuntu mba ndi kumyaba kuri groupe y'abantu wasanga bamukundira kwitonda we bakaba bakwangira nyine ubuntu bw'ubusazi n'ubundi ntiwakureba babona uribanga iyi imisatsi irimo amarange ubwo si byo ni ibiki oyerega nuko ukiri muto mani reba wowe uracyari umwana mbese imaye wayishyiramo nyine bagukubita ariko ngewe namaze gukura ubundi bari abakobwa kuki batabonye baza gushaka mu mihigo mu rwego none se ubundi kugira ngo babonye mihigo bataguhiseho nuko tutahura bariya nanjye bashobora kumbana bakamfa cyane se ntibagusanze hariya ntibakurebaga igisura twe turi gukina mani ndi kugutsinda wahageze reka nze noneho nze ngukingurire nta kibazo si uriya se mukuru wanjye ndi kukubwira shambo yarabaye na neza mwana amafaranga nyine yagize neza tu bwenge karame utegera vuba uzikureho utu tuntu turanga ego mandaje nyine tukazibura utu tuntu ntago ntinda amazi zirizo ngiyemo ntago ntinda amazi tebuka ariko naje none ngo ngure ibiki okay ni ukuvuga ngo hari umuntu ugiye kuza kudusura tugize umushyitsi gerageza ibi bintu bikureho byose kugira ngo asange hano hantu hameze mbese mbategura wategura amagane haranangiye da bo ntacyo niba ugiye gufungurira niwe ngiye gufungura nta kibazo nta kibazo kanze rwose kanze hakore neza kanafu basanga harafunze irakerete se yo kandi twari twayiteguye ku muryango shahwe mani kotinze mani utuntu ndi gukuraho hariya ariko mukuru wanjye arambwira ngo hari umushyitsi ugiye kudusura mani niwe twari turi gutegurira rero ngiye ukanigere bagiye none ntari bitu ubwo nyine asanga n'undi mukobwa aha bwenge yari umwana ariko gusa ubwenge we uri bwenge mihigo amakuru ni sawa ndahageze n'ukuri makuru komera cyane wavuye n'ikizi umva ndayobaguritse ariko ntuje mageze ijya byo telefoni zaragakemuye amakuru y'iminsi neza urugo nahaye ego imana ishimwe cyane rwose nari nguherutse burya nako mvuze ko ari umukobwa waguma hano nako genda ntabwo ari umukobwa bwenge gusa warakoze n'ukuri wankuye ku nzira nari mpaheze umvikana nicyo abajura bari bangize nabi ariko ndagushimiye ahango haje umushyitsi nyine tubonye umushyitsi tu nayo mpamvu nje hano njye nari nzi ko birangiriye hariya buriya ko tugomba gufashanya kandi birumvikana aha niho iwanjye rero naha twibera ndakoze nawe ko murahamenye n'utaha nakongera kuyobagurika rwose nta gahunda ugera yewe urakarakara